Uyu mugenda wuzi kurusha abawuvukamo. Ni Bruce Melody. Uyu munsi ndi hano kuri Fazenda naje kurya ubuzima. Noneho reka nze mbehereke. Yuhu! Hano mu Rwanda umuntu ashobora gutwara ifarashi wenyine, ushobora kubyikorera. Ubu rero nanjye nibyo ngiye gukora. Ngiye gutwara ifarashi. Iyi farashi ngo yitwa rock and roll. Ngira ngo mwabibonye ko nyine bishoboka ko wakwitwarira ifarashi mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo Kigali mbanye ubuki ubuzima ndi kuburya. Ubu rero ngiye kureba ko koko niyo mbaho kera nari kujya banza imbere. Noneho rero uritonda ukaziza kabisa. Urabona ko umwambi uri kujisha. Murabibonye ko bipimye. Yewe we. Mwabibonye? Noneho ni kure koko. Nabana atinye byatari. Oya no twabisoje. Yes, ubu rero urugendo rwanjye rwa nyuma rwa Ruru, ariko nishimye cyane, nishimiye ibintu byose nagiye nyuramo, ntago byari bisanzwe, kandi ndanashimira Visit Rwanda nyine intembereje u Rwanda. Ubwo uwo muco nanjye ndawize, namwe ndabakangurira kugenda mukareba, hari ibintu byinshi ushobora kwishimira kubonesha amaso yawe utaruzi ko binabera i Kigali. Nitwa Bruce Melody. I wanna look at you baby kidogo Katerina. Mwakoze cyane kubana natwe. Yuhu! Visit Rwanda.